bita Julius. Julius ni izina ushaka kuryumva ukumva nyine ni izina risanzwe riranahari ariko rifite ubusobanuro bwiza. Julius nawe yari umwami wa Rome, nawe yari umuhanga cyane. Alaric nabyo bisobanura tout puissant, umunyembaraga, umuntu urusha abandi bose imbaraga. So urumva rero ni izina rikomoka naryo muri German. Ubwo urumva rero Alaric naryo numva ari akazina keza kari unique kandi ni izina ry'abahungu kandi ni kagufiya. Nako ni kagufinya. Ubwo urumva ko ayo namwe mu mazina twatekereje ashobora kwitwa umwana wacu. Hello, muraho neza, tuhaye kazi bakunzi ba Claire Mbabazi, bakunzi ba famille ya Tiber. Ubwo nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Uyu munsi tugiye kwagezaho ikiganiro tumaze iminsi turi gutegura, turi gutekereza ukuntu tugomba kubigenza. Sheri Mbaro bityo tugiye kuganira uyu munsi. Ukuri mubona ko twabukereye twese amatelefone twayakanga. Dufite amatelefone. Ubwa mbere tugiye gukora ikiganiro dufite telefone. Muribaza ngo tugiye guhamagara abafana bacu, muribaza ngo tugiye gukora iki? Nkawe ugejeje kino kiganiro ahangaha ukibona telefone. Yasomye title. Ariko title naje kuza gusanga kuri YouTube n'ahantu ziba zihuriye. Nabonye mujya mudokubita amaplanka mukatubeshya. Ibintu byanditse akenshi na kenshi ntabwo ariko bimeze mu imbere, ariko rwose pe biratunguranye. Ubundi ibingibi tubyifashisha duteka, kuko nk'umuntu arebye channel yawe akabona ufite telefone agahita yumva ikintu ugiye gukora. Tugiye kubazana uburyo bushya bwo guteka kuri telefone. Uyu munsi tugiye kuganira ku iki? Oh my god. Bibicisha amatsiko. Umva, wana twakoze tide. Twafashe telefone. Twahamagaye ba pare, twahamagaye inshuti yanjye. Ubu koko ntago ibaze ibintu byatumye dukora tide. Byatumye duhamagara. Ntago bisanzwe umuntu yicaye akunda kuvugira inyuma ya kamera. Oh my god. Uyu munsi tugiye gukora iki? Uyu munsi tugiye kubereka amwe mu mazina tuzita umwana wacu. Amazina dutekereza kuba twakita umwana wacu. Twagize igitekerezo, twashakaga amazina atatu, ngashaka atatu, papa gashaka abiri. Nukuri namwe mushana mwe kudusangiza ibitekerezo mukatubwira toke twibwe bitewe n'ingaruka wenda nahuye nazo zo kwita umwana amazina atatu, bitewe n'ukuntu mbona bimvuna. Ushaka kutubura hakiri karerega nari rarenga ukatubwira ati sha nje nabonye kwita umwana amazina atatu atari byiza kubera impamvu iyi. Nukuri buriya ibitekerezo byanyu mubona ko hari icyo bigenda bitumarira mu buzima bwa buri munsi. Bazamutsinda ariko arakana yambwiye ndagakunda. Hari ikintu kimwe cyo wenda nari natekerejeho. Ako kantu ni keza pe. Inshuti yanjye uwo marimba arafunguye. Izina izaturuka mu nshuti, mu bafana, izina rya gatatu. Mu nshuti, mu bafana, mu babyeyi bacu, yewe muri rwego ari wese. Umuntu uzaduha izina rya gatatu tukarikunda tugasa. Inshuti yanjye umuntu akavuga ati iri zina ahubwo ko mbona ahubwo ari ryo ngomba kugira irya mbere. Okay. Iryo zina rwose kabisa. Yes. Ikindi kintu condition igomba kuba ari izina rifite ibigwi. Igomba kuba ari izina rifite ibigwi. Ninkubwira izina rifite ibigwi ubyumve, rya zina ry'amateka, rya zina utasanga ku kintu cyacyo cyose. Bitari nka ba Claire. Babaze umunsi ukuntu tungana. Ni hatari ba Claudine. None se burane ndabiko ba Claire turuzi. Uzi ko hari nk'igihe ejo bundi twaramanutse turi kugenda turi gukata hano Karuma tujye kuba twumva umuntu ari kuvuga kuri telefone ahamagaye Claire agira ngo nibo bahamagaye kandi ari kuvugana. Turabizi rwose. Abayo mazina ya ba Claire nabo babaje mu yikorera. Ariko nka Tiber afite izina ryihariye usanga bitazwi, biri unique. Bwa mbere duhora bwa mbere n'ubishe umuntu witwa Tiber bityo rwose. Oya buri muntu wari wese nago wenda ari kwirata, buri muntu wese duhuye arambwira ati yana ufite izina ryiza kabisa, izina ridafite ahantu. Claire ntirikujije. Mbaye iki? Nta kintu gitwaye, Claire naryo ni ryiza. Master twatizavuze ngo ninde Marie Claire yangwa se tukongeraho ka Marie Claire ndora ni Claire. So sheri turaza kuza guhera ku izina urako habaho no na prénom. Ubundi turaza kuza guhera ku izina ry'ikinyarwanda
nshaka kubanza nkabaza ntabwo mugira izina ry'umuryango kugira ngo numve ko wenda izina ry'ikinyarwanda rye rizaba ari izina rya famiye akomerezaho. Muri famiye umuntu se navuga ko buriya yaba ari nk'izina rya famiye, gusa papa wacu yagerageje kugira izina kuri we Ndahinduka, kuko nabonye n'abavandimwe nabo babita amazina bakurikije izina rye bwite. Oya, hariho n'abitwa amazina izina rirambuye, ariko kuri papa we nabibonye ku bahungu gusa. Atwita abahungu be yatwise izina rifite agace Ndahinduka k'inyuma mu izina rye. Nanjye rero hari ukuntu ugasanga nk'umuntu biriya bintu byo kwita izina ry'umuryango njya nsanga ngewe binafite n'ingaruka buriya. Sometimes hari igihe umuryango wawe ushobora kugira amakosa muhashize. Ushaka kugira amakosa muhashize, ugasanga iza ngaruka wowe nyine bakwise rya zina atari kati runaka kera bari bameze gutya. Ntabwo haburamo umuntu umwe ukora aka mistake. Nanone nabwo rya zina rikaba ryiza iyo ari izina nabwo iyo ryakomeje kugira amateka meza. Guys, rero nimuzajya mwita amazina abana banyu, icyo kintu nacyo muzajya mukireba, mujye murinda izina ry'umuryango uririnde. Ahantu ugiye hose uryubahishe, ahantu ugize hose sura umwana wa Claire cyangwa umwana wanjye, ubwo muri rusange umwana wacu. Nabonye abantu baradukosoye. Ejo navuze ngo umwana wanjye. Iki ni ikibazo se, n'undi hari umuntu wibyarana umwana abantu barakabya we. Uzumva umubyeyi ari kuvuga ngo umwana wanjye, ntabwo avuga umubyeyi wacu, ntabwo avuga umwana wacu, avuga umwana wanjye. Muri ako kanya bari kuganira, Yesu ko akaba arimo kwivuga, sibyo? Njyewe naje kuza gusanga haba harimo n'akantu k'agashyari mu kuntu. Ndashaka pe ntabwo munyurwa pe. Shaka ntagashyari mu Kinyarwanda. Ishyari rwose muri make. Umva rero izina rwose kabisa tujye turirinda. Ni nayo mpamvu njyewe ndinda kwita umwana wanjye izina. Hari ahantu usanga waragiye ukosa, hari aho usanga abantu baragiye bakwishyiramo nta n'ikintu umwana apfuye, ariko gusa iyo ugize amahirwe rikaguhira ukaba inyangamugayo ukagira ukuri, biragufasha cyane. Rya zina ryawe buri umwe wese arigenderaho rikamutambutsa ahantu ati felicitation umwana wa kanaka. Uribuka ejo bundi twagize n'ibyago muri famiye tujya gukiriye ukuntu umuntu yatubwiye ubuhamya avuga ukuntu yarashonje amazi iminsi ngaho atarya, yagera ahantu yavuga izina rye akavuga ati mukuru wawe niwe watumye mera gutya nkaba n'umukire, akamuha amafaranga yo kurya umwaka wose. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze rero ibintu byiza rya zina ryawe rifasha abawe iteka ryose. Uzanakunda no kubibona abantu b'abakire bo baba usanga bafite na brand z'ibintu byabo, ku buryo avuga ati uyu nguyu no kwa runaka, uyu no kwa runaka, uyu no kwa runaka. Nyine ukabona ko nyine ari ibintu bigaragara neza. Ariko pe simbabeshye, kubona izina namwe muri ababyeyi ndabizi imbaraga bijya bibatwara, birakomeye. nyine uguri bukavuga se iki kintu ndamwita ni igiki, gifite iki, gifite ubusobanuro bushya. Turavuga amazina makeya ane cyangwa abiri mu Kinyarwanda. Ngewe reka tuguhere kutubwire mu Kinyarwanda ngo wamwitaho amazina. Yewe ikintu cyajyaga kimbangamira cyangwa cyajyaga kibangamira nk'abantu wenda naherekeje, kuba ufite izina rifite alphabet ya kure. Yes, ni ukuri ibintu byose ntihazagire umuntu uzakubeshya. Hano kuri iyi si batondeka bakoresheje alphabet. Yes, iyo ufite alphabet ya kure witegure kubona serivisi ya kure mu buryo bukurikije alphabet. Ariko iyo ufite alphabet ya hafi wayibona. Njye naguhereza nk'amazina arimo alphabet ya A. Ngaho mbwira nkangahe. Ni menshi cyane rwose kabisa. Mbwira nkangahe abiri ntacyo cyangwa atatu. Bikanze rwose penze nze nkubwire. Just no kuyaganiraho kuko mahangaha urumva ntabwo ahita utangaza izina ry'umwana kano kandi. Turakuvuga amazina duteganya ko muri ayo mazina tuzahitamo tuzita umwana. Harimo abera no muri famiye rwose kabisa ririmo. Harimo abijuru, ariko abijuru ubwo ngubwo. Harimo abawe kumva, harimo atete ni ry'umukobwa.
ntabwo twari mwita harimo ayabo aya magambo bayatware ntabwo tuyakeneye irya mbere ryo harimo narabyemeye akidwaye oya harimo akimana urumva oya urumva turabyanga izo ngizo zose ni alphabet ziri mu kinyarwanda urumva ko abe bigoye cyane abe harya irya mbere ngo ni abayo irya mbere harimo gise gute harimo abayo harimo abawe harimo abijuru harimo abera abera ndumva ari izina ryiza niba atari iry'umukobwa abera waryita umuntu uwo ari we wese yego okay rero njye muri izina ry'abahungu numvaga nkunda izina ntwari ikindi intwari ni ijambo ryiza nyine ni ibintu byiza ikindi ni na rigufi izina ntwari ndarikunda mba numva ari izina ryiza ku mwana w'umuhungu kuba yaryitwa nta kibazo ikindi irindi zina nkunda nanone na ngabo ndarikunda ingabo murabizi ko ari rifite ubusobanuro bwiza mu Rwanda rero kuba namwita ngabo numva nabwo byaba ari sawa njye amazina munyentwari numva bitaryoshye ariko ntwari numva ari akazina kagufi kandi keza ni ryiza hari irindi zina nakunze cyane wenda nuko abantu wenda mu mateka nyine bumva yuko ngo umwami warakoze ikintu runaka cyangwa wenda bitewe n'ukuntu aba yarakunzwe cyangwa wenda n'ibyo ndaba yarahagariye aba yarakomeje gukora cyane njyewe rwose buriya izina Yuhi ndarikunda cyane yego Yuhi yes Yuhi Yuhi iyi ni izina ryiza Yuhi amateka ye ni umwami nawe wakunze kurangwaho ibintu byiza ni umwami wagiye burya ntihazagire umuntu uzavuga ngo akantu gatonya wenda ka mistake runaka aba yarakoze ngo wumve ko kaba ari ikintu cya daje ntabwo gakosa ariko Yuhi ni umwami mwiza Yuhi ngiye mbikomoje ku mwami witwaga Yuhi Musinga muramuzi cyane ni umwami mwiza cyane yabaye umwami nyuma y'umuvandimwe wenyine amaze kwicwa bitaga Mibambwe nawe bari basangiye mama wabo rero ni umwami ufite amateka meza ni umwami mbese nyine sinzi impamvu ngiye mukunda cyane ariko nuko amateka ye yanryoheye mba numva rwose kabisa mu bandi bami bose bo mu Rwanda nta muntu wasimbura Yuhi Musinga rwose kabisa yari afite itegeko genderaho yari afite kumva ibintu twigiye rero mu mazina yo hanze ngewe nateguye amazina y'igifaransa kubera ko turashaka ko n'umwana aziga muri France sibyo bikewe nkunda France udushobora gutangira n'undi nabwo wenda hagezweho noneho nabwo amashuri nabwo y'icyongereza u Rwanda n'ubongera ukabibona kandi nta gahunda rufite yo kubihindura ushobora kugira rero biragoye ko wavuga ngo impamvu bikunda ko yatangirira mu gifaransa ni uko iyo umwana yize mu gifaransa amenya indimi zombi bikamworohera ariko iyo yize mu cyongereza aguma mu cyongereza gusa ugasanga biramugoye n'ubundi bagerageje bagahindura ariko numva amazina y'amafaransa ari na rare cyane kurusha amazina yo mu cyongereza ndahera kuri wowe cyangwa nikomereza nari njyewe mfite amazina menshi pe ntabwo ari amazina adasanzwe ariko ni utuzina nkunda nkurikije ku mateka hari nk'izina ryitwa Milo risobanura gracious cyangwa se rigasobanura ni izina ryo muri ni izina rikomoka hehe rikomoka muri German risobanura nyine ingabo umusirikare urumva ubona rero ari izina ryiza kandi ngiye nkunda amazina magufi so Milo numva ari akazina keza nakwita umwana wanjye w'umuhungu nta kibazo Kumari nabyo bisobanura freedom loving and free spirit individual ni ukuvuga ngo rero ni freedom loving so ni ukugira urukundo rusesuye rudafite ikibazo numva kandi hariye kubona umuntu witwa Kumari biragoye urumva na Niko nabwo numva ari akazina keza kari gatoya kadasanzwe Niko bisobanura victory of people ubwo ni intwari victory ni iki victory ni iki harya ni ari intwari ni ugutsinda ni ubutsinzi nyine ngayo nayo icyongereza nati nanjye kwibagirwa Lucas ni izina rimaze igihe kinini cyane ariko Lucas ni izina rikomoka mu Bagiriki
nanone rikaba ryaraturutse mu Butaliyani, urumva ni origine yayo ni mu Butaliyani, mu majyepfo y'Ubutaliyani. Mba numva Lucas ari izina ryiza kandi rinasobanura neza, risobanura bright cyangwa se shining. So Lucas hari ubwo babyandika Lucas, ndaza kubyandika kuri titre cyangwa se ukabyandika Lucas bakoresheje iyi L ndende. So byaterwa nuko wabishaka. Na Lucas iri mu kazina nkunda rwose, nubwo rimaze igihe kinini cyane. Mu mazina y'icyongereza numva ari ayo mazina ngewe nakunda: Lucas, Nico, urumva, Milo, na Kamari. Amazina ya ndumva ni meza. Umva freedom loving Kamari. Ariko maze gukora ubushakashatsi bwinshi cyane, nsanga abana basigaye bitwa muri iyi minsi basigaye bitwa n'ababyeyi babo. Yes, njye maze kubaza nk'ababyeyi barenga nk'icumi. Umugabo arakubwira ati ngewe uzamwitiri, ahubwo bababwira Inyarwanda kenshi ati uzamwitiri ariko ibindi uzashyireho ibyo ushaka. Maze gukora ubushakashatsi, inshuti zingaragiye nyinshi abana babo bagiye bitwa n'ababyeyi b'abadamu. Kuko ababyeyi b'abadamu ibaze noneho utamuhaye umwanya ngo yite umwana, urumva iyo ntambara wazayikira. Uya muragabo nese kumutamwita amazina 5, ariko umwana wa brother wanjye bamwise amazina yenda hagati ahangaha mu amazina ngahe. Ariko ngiye gusa ntago nakwishimishwa n'umwana uzajya ujya kwandika izina kikuzura. Tugiye kuri njyewe. Oh my god. Ugira amazina wumva utekereza kwita uyu muhungu. Cyangwa byoroshye amazina kuyabona mu gihe ari gushaka amazina yateguye. N'akandi kazina kaba keza we Elijah. Elijah ni izina ryo muri Bibiliya, naryo ni izina ryiza cyane. Elijah risobanura ngo the Lord is my God. Imana ni umwami wacu, cyangwa se umwami. Lord se ni Imana, mba numva nk'ari kimwe, ariko the Lord is my Lord, the Lord is my God. Ngo niyo Elijah. Elijah nayo numva ari akazina keza pe. Wabonye amazina yawe? Oya, njye ntabwo ndayabona. Hari n'akandi kazina keza cyane k'abahungu bita Milo. Milo bisobanura victory. Bijya guhura na rya rindi twavuze mu kanya naryo rya victory. Urumva victory, urabona ko Nico nayo ni victory of the people. So umwise Nico ukanamwita Milo birahura. Milo nayo ni inyuguti 5. Agaruza ku tuntu tugufi kandi tubusobanuro bwiza. Gusa hari amazina nari natekereje nanjye numva ko ari meza kandi afite ubusobanuro bwiza. Irya mbere ni izina bita Julius. Ni izina ushaka kuryumva ukumva nyine ni izina risanzwe, riranahari ariko rifite ubusobanuro bwiza. Julius nawe yari umwami wa Rome, nawe yari umuhanga cyane. Irindi zina naryo natekereje irindi zina bita Yoakim. Yoakim ni umwami wa Isiraheli, yakoresheje imbaraga nyinshi cyane arwana n'abaromani kugira ngo bataza kuza gukoroniza abanya-Isiraheli, kuko abanya-Isiraheli bakunze kugenda bapyinagazwa cyane bitewe n'ubuhanga bwabo. Ibindi bihugu nyine izindi empire zari zikomeye nyine zigashaka nyine kubagira nyine abakoloni, abacakara babo nyine kugira ngo babakolonize, babakorere, babagirire iki. Rero ni umuntu warwanya intambara nyinshi cyane, arwana n'ibihugu byari bifite atake biri kugenda bimwataka. Ari unique. Yes. Kadasanzwe. Irindi zina natekereza naryo rifite inkomoko muri Egypt no mu Misiri. Ko ari ryiza. Irihe? Fauda. Ni iry'abahungu? Ni iry'abahungu. Fauda bivuze? Bisobanura rifite amateka. Nawe ni umwami wayoboye. Izina ryakunze kwitwa abami ba Misiri nka babiri n'abami ba Egypt, ariko ni izina ryo rifite ubusobanuro umuntu ukunda abana batoya cyane, impinja.
umuntu ufite umutima mwiza ukunda iminja, yes, ukunda abana batonya. Kera cyane hari igihe kigeze kugera abami bakazajya bica abana batonya bitewe ko bikangaga ko babatera amakudeta. Rero iryo zina sinzi impamvu we barimwise gutyo, ariko gusa ni izina rifite ubusobanuro bw'umuntu ukunda abana batoya, ukunda iminja, ufite umutima mwiza. Ayo ngayo akandi gazina kamwe navugaho ko mu gifaransa ni kamwe nako nabonye amazina nabonye, reka no kuvuga navuze menshi. Alaric nabyo bisobanura tout puissant, umunyembaraga, umuntu urusha abandi bose imbaraga. Urumva rero ni izina rikomoka naryo muri German. Ubwo urumva rero Alaric naryo ni uvushara akazina keza kari unique, kandi ni izina ry'abahungu, kandi ni kagufiya. Nako ni kagufinya. Ubwo urumva ko ayo namwe mu mazina twatekereje ashobora kwitwa umwana wacu. Ubwo rero ni ufata irinyarwanda rimwe, irindi rimwe rya preno, noneho mukaba mwanatubwira n'irindi rimwe yaba muri comment izina mwumva twamwita. Ubwo bari irinyarwanda rimwe n'amapreno abiri. Yewe n'agasirno ushaka gatanga kamuza kamwita agasirno, dushobora kumwita Milo akaba ari sirno, cyangwa Nico akaba ari agasirno, cyangwa se kandi navuze gatoya ka Milo cyangwa se Nico akaba ariyo basirno, andi akaba ari amazina. Ariko iyo wise umwana sirno iramukurikirana mpaka cyane rigakomeza. Hagiye yitwaga Titi ryavuye hageze muri secondaire. Biriya bintu byo kwita umwana amazina, njye ntabwo nigeze ngira amazina yo mu rugo. Njye n'ubundi njye nakuze banyita Tiber. Yewe nanjye nakuze banyita ibisirmo kuko navutse ndi impanga ndigakuru, ubwo iryo bakuze banyita. Ku buryo no muri primaire ryari ryanditse no ku byangombwa bazwe ko nitwa ku mabihate, yewe no ku cyangwa cya sixième kugira ngo bihinduke byamfashe imbaraga nyinshi zo ngo ni mugomba kwitwararika kwita abana banyu tuzina kutubyinirira, kuko akenshi riramukurikirana. Ibyo ubona kumva hano abantu b'abagabo bitwa ba Petit, bitwa abantu tuzina turi aho ngaho atari izina rye bwite, cyangwa se bakamwita twa tuzina nshaka kutuvuga ntagira umuntu nkomeretsa, ariko mato twa tuzina nyine tubabaje. Hari ubyogo twande umuntu umugabo arakwita ubyogo gute koko iraca rigufi. Iki hari ibyo kumva nk'umwana wawe ngo umwita ngo kubera ko wakuze uhamagara ngo bebe, ukajya kubona ukabona arinze ageze imyaka 12 ukimwitwa bebe. Ibaze nawe bebe ndagushuje ni umugabo ngo yarashatse na n'uyu munsi tumwita bebe. Ka imagine bebe kandi umugabo na umugore, ku mugore it's okay, ni umugabo yitwa bebe rwose. Yamwita bebe. Wari mwe kuzamuhorana muri telefone kwa Simon yitwa bebe ninde ukazafuha. Kare api ntago nafuha rwose kabisa. Erega ibyawe n'ubundi nabwo bari ibyawe, ubwo si ko wajya gufufuha iki koko. Ikindi kintu rwose pe, mujye muri comment mwandika amazina mushaka yose ay'amanyarwanda. Abantu bafite ubumenyi bugiye butandukanye, mujyeho mukore research mutubwire amazina meza y'amanyarwanda. Amazina y'amanyarwanda kuyabona icyo nzi biragoye. Amazina wambwiye nkumva ndakunze, buriya nakunze Yuhi na Ntwari. Ikintu cyo gituma wenda Yuhi ntabwo rivugika nk'izina, ntabwo rivugika nk'izina rya kingdom cyane, nyine ntabwo wumvamo ubwami bwinshi. Hakivuze ngo Rudahigwa, mwana tugateka kumana njye wise umwana wawe izina. Ariko Yuhi hari n'abantu batazi ko Yuhi ari umwami. Yuhi ni ryiza cyane, riratuje, ntabwo ari izina rivugiye hejuru. Yuhi ni kagufinya ndimo neza. Challenge twabareka se twabareka tukareba nabo amazina bagiye kutubwira. Ni ukuri mujye muri comment mutubwire namwe amazina twakwita uyu muhungu. Mujye muri comment ni ukuri mutubwire namwe amazina twakwita uyu muhungu, dore murabizi cyane kundusha. Ubundi turebe ko twabona izina rya gatatu, ubwo natwe turaza kuzareba neza, muzarimenya ari uko turi kwa muganga, kuko turibwo tuzayatanga ya nyayo twahisemo muri aya twababwiye angana gutya yose. Abantu mufite abagabo ndabizi neza ku mitima yanyu 80% muzi neza ko abadamu aribo bita amazina
abana babo none uravuga ngo nzakoresha y'abanyamahanga. N'ubundi nayamanitse cyo kuzirya ikinyarwanda ho nzashyiramo imbaraga. Hanyuma irindi irindi se uyu nta kibazo yigira ibintu byose uko ubishaka rwose. Aya nta mpamvu yo gupanika ibintu. Nanjye ngomba kureba ibyiza kuko ntabwo nanjye nakwifuza kwitwa amazina ane. Oya ubundi njyewe rwose ariko namwe muze kuza no kutubwira kuri cya kintu kimwe twagarutseho amazina abiri ntahagije cyangwa ni ngombwa 3 kubera viziyo se kubera viziyo ko tugufe 3 njye numva ariko wakumva 2 yarabaye 2 nayo nta kintu yatwaye na 3 nayo nta kintu yatwaye irangamuntu yacu rwose wandikaho urutuye gutyo abari amazina. So reka tubashimire mwakoze kubana natwe mubonye amwe mu mazina tuzita umwana wacu, ubwo namwe mugiye kudufasha guhitamo irindi zina. Turabakunda cyane, dusubire utaha ubundi Imana nayo ngo nagire vuba vuba aze rwose. Iyi album turayilaunchinga vuba cyane. Ashaka buri gihe arababeshya cyaburi ni vuba ya album ni vuba. Hari abantu bavuga abantu mwagiye muvuga amezi mutekereza hari abagenda babikora. Igo. Sure. Bakavuga nko mu kwa 2 mu kwa 1 gutya ko sinavuga ukwezi nzabyariramo ariko haracyarimo iminsi. Ubundi ukwezi isura izaba yabaye oya ukwezi isura by'umwana ibyo ngibyo byo muzagenda mubimenya nyuma kandi bazamubona bibagoye bazamubona vuba ariko kumubona mu maso video zose ntago azajya bagaragara mu maso natwe tuzamwereka muzameka ruswa mubereke vuba. Se mwakoze cyane turabakoze ubutaha. Ciao bizu. Bye.